ukemeza abantu kuri umuvugabutumwa, ukemeza abantu kuri bishop runaka, ukemeza abantu kuri pasiteri runaka, ariko Imana ifite agahinda gakomeye. Ariko Yesu aravuga ngo nimwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi w'Imana, umwuka wera bashyiriyeho kuba abarinzi. Imana ikeneye kuba maso, kuko nutaba maso nabyo Imana izabibaza abantu. Niyo batuma abana batambara imyambaro y'urukozasoni, ukanga kubibwira umwana wawe ngo uzi yuko uri kumuhima cyangwa ari kwihima, nawe ibyo nabyo Imana izabikubaza. Harababwira ngo nimwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi Imana yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo murinde itorero ry'Imana. Kuko nimutaririnda, nawe wubatse urugo, nawe ufite umufasha, ufite umugore, ufite umugabo, ufite abana, nabo nutababera amaso, nabo Imana izakubaza ibyo mu rugo rwawe. Ariko namenye ngo uyu mukumbi Imana yamuhaye, namenye ngo uyu mukumbi Imana yamurindishije, ko Imana izawumubaza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukunda kandi mudukurikira, mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye, mutuye mu bice bitandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, umujyi wa Kigali, mwese turabakunda. Namwe muri diaspora, Imana nibarinde kandi Imana nibahe umugisha. Abatari bakanda subscribe ku Murinyi TV nibayikande, mudutere inkunga yo kugira ngo tubane muri iri jambo ry'Imana. Mwebwe mutuye ahatandukanye muri kwa muganga murwaye, reka tubabwire ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu. Turabakunda namwe kandi turabizi ko mudukurikira. Reka tubashimire rero abayikanda n'abatari bayikanda, bayikande kandi tubasaba umugisha. Muri uyu mwanya rero tugiriwe umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Nubwo abantu benshi cyane badakunda kumva ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo muri uyu mwanya ubikunde, kuko kumva ijambo ry'Imana ni byiza kandi biraruhura, bikiza umuntu, bitujyana mu nzira yo gukiranuka. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, adusuhuze noneho asuhuze n'abadukurikira. Murakoze cyane. Mwami Yesu ashimwe, nsuhuje abantu bose badukurikiye bari mu mpande enye z'isi. Mwami Imana abane n'imitima yabo. Yego. Amazina? Amazina yanjye nitwa Jean Marie Vianney Bizimana. Jean Marie Vianney Bizimana, uri umusore, uri umugabo? Ndi umugabo, ndubatse. Yego, ndi umukristo wo mu itorero cyangwa wo mu idini rya ADEPR. Mu idini rya ADEPR? Aya, niko wambwiye hagiye ubushize. Njye ndi umukristo wo mu idini rya ADEPR. Harya nahagana yo usengera nuza? Nsengera muri paruwasi Nyarugenge, itorero rya Nyarugenge. Burya se niho usengera? Ntabwo nabizi ko usengera muri ADEPR mu gihe cyose tumaranye. Niyo nsengera imyaka mfite. Ushobora gukuraho imyaka mike itageze no muri 5. Nicyo gihe iri deni rya ADEPR ndimazemo. Ngewe natangiriye muri iri shuri ry'abana bo ku Cyumweru, ndi umwana muri Ekodimu. Muri Ekole do Dimanche cyangwa muri Ekodimu cyangwa Sunday School. None se mukozi w'Imana? Yego. Igihe watangiriye wenda kwinjira mu idini rya ADEPR usenga, watangiye uzi ko ari ADEPR? Yego. Nta makuru waba uzi ko tuzi ko hari amakuru avuga ko ADEPR yahindutse mu gihe kujya musengera he none? ADEPR yarahindutse ngo sinzi izina bashyizeho rindi ritari rya ADEPR. No kubeshya. Ibyo ntabyo nzi, icyo nzi cyo nuko tukitwa ADEPR. Namenye ubwenge ryitwa ADEPR. Nyine n'uyu munsi rirakitwa ADEPR. Nayo kakanya turi kuvuga. Yego, uretse ibintu abantu bagenda bahimba ngo ryahinduye izina n'ibiki byose.
aba ari ibintu byo kubeshya kuko bihinduye izina babidutangariza. none si itangazo bavuze hano Gasave ntago ariko byagenze. Gasave ntabwo ndi umukristo waho, sinigeze menya ibyo batangaje. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo wasanga we nta makuru ufite, ariko bavuga ko ADEPR yabaye eglise atari association. Namwe mudukurikira wenda muraza kutubwira, ariko tuzi ko ADEPR yahindutse intara. Nuza amatorero nayo akaba yarabaye yari 19 ndumva, yari bagize 19 nayo. Bura nta makuru ufite nyine mu Rwanda se? Ntayo ufite nyine, wowe ugomba kubibaza. ADEPR birasobanuye Association d'Église Pentecôte au Rwanda. Ubu bakuyeho association, bashyizeho Église Pentecôte au Rwanda. Association yavuyeho. Iyi association yavuyeho barekeraho Église Pentecôte au Rwanda. Ubwo rero ntago ikiri association, bumva ko ari Église association wapi. Ubwo uri kuvuga ngo n'abatari babizi bahise babimenya, nawe ntabyo waruzi. Nanjye ntabwo nari mbizi, nibwo nabyumva cyane ko ibintu byo kuri social media. Yose kuri mu ADEPR kuki utamenya ibyo muri ADEPR? Nuko twebwe aho nsengera batabitubwiye. Nubwo nibahindurana nuza na Isayi ntago uzayimenya. Oya, Isayi we kumuhindura ntabwo mbizi niba bazamuhindura, ariko se ubu wananirwa kumenya ko umuyobozi bamuhinduye. Urakoze cyane, twari turimo tuganira ariko nuko bimeze. Ubwo nta kindi nakwibariza kugira ngo reka nk'umwanya noneho utusengera Imana twinjire mu ijambo. Murakoze cyane. Imana umubyeyi wacu dukunda ibihe byose iminsi yose, ndagushimiye cyane kubw'uyu munsi, kubw'aka kanya, kubw'aya masaha. Mushimiye ko wongeye kunyemerera mboneka kuri iyi channel kugira ngo mvuge ijambo ryawe, kandi washyize muri nge. Nubwo ndivuga si iryanjye ahubwo ni ijambo ryawe. Rero iri jambo ryawe urerekeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu, nirigira umumaro ku bantu bose bazaryumva, badukurikiye bose, rizageraho ribakura, rigeraho ribicaza, ribajyana. Kandi ndasenze uvuga ngo Uwiteka agaragaza imbaraga zawe muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo, umwanya w'umugisha kandi umwanya w'umumaro. Ibyo mvuga mbivuge mbwirijwe nawe, unyuzuza umwuka wera undemere usobanura ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye Imana, amen. Amen. Murakoze cyane, reka dusome ijambo ry'Imana. Urongera ijwi? Ni ukongera ijwi. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni icya 20. Turasoma n'umurongo wa 28 tugeze 29. Byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 tugeze 29. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, ntababarire umukumbi. Amen. Amen. Ayo niyo magambo umwuka wera yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire. Iri jambo nsomye rivuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjira cyangwa azabinjirira, kandi ntababarire umukumbi. Ayo niyo magambo rero nsomye. Aya magambo rero y'Imana nsomye nshaka ko tuvugaho,
Mwuka Wera adushyigikire kugira ngo twumve icyo yaragambiriye kuvugana natwe. Rero iri jambo ryavuzwe n'umugabo witwa Pawulo, kandi aya magambo Pawulo ayavuga yayaganirije abakuru bo muri Efeso. Arabahamagara, arangije kubahamagara arabicaza, arabaganiriza, ababwira uburyo bagomba kwitondera itorero ry'Imana. Nibwo yababwiye aya magambo, arababwira ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi w'Imana Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana. Pawulo arangije kubabwira ayo magambo, arababwira ngo kandi nimvaho, nimara kuva muri mwebwe, amasega ryanazinjira muri mwebwe, kandi aya masega ntabwo azigera ababarira umukumbi. Niko Pawulo yabwiye aba bakuru b'itorero ryo muri Efeso. Rero iri torero ryo muri Efeso ntabwo ndivugaho cyane ko n'amagambo Umwuka Wera yashyize ku mutima wanjye uri gusobanurira ijambo yampaye ry'uko bagomba kwirinda. Arimo rero abicaza hamwe, arabaganiriza, ababwira yuko yabanye nabo imyaka igera muri 3. Babwira ngo nubwo twabanye namwe iyi myaka igera muri 3, ntabwo nigeze mpema cyangwa se nanga kubabwira ijambo ry'Imana. Yababwiye ijambo ry'Imana uko nari nshobojwe amanywa n'ijoro. Ariko cyane arababwira ngo nababwiye ko bagomba kwihana imbere y'Imana, kandi muri uko kwihana imbere y'Imana ko bagomba kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo rero arimo ababwira aya magambo, yari ameze nk'umuntu uri kubasezeraho, yari ameze nk'umuntu urimo ababwira nk'aho ari ubwa nyuma yicaranye nabo, kandi ababwira ko batazongera kubonana nawe. Ibihe byose bari bamaranye nawe, ariko ko igihe kigeze kugira ngo akurwe muri bo. Abonye ko igihe kigeze kugira ngo akurwe muri bo, nibwo yabahaye impamba izabatunga. Muri iyi mpamba rero yagombaga gutunga iri torero ryo muri Efeso, ari ayo magambo twasomye. Nubwo dusomye aya magambo, ariko mbere yuko ababwira ngo mwirinde ubwanyu, yabanje kubabwira ngo njyewe Pawulo nakundaga kubwira abantu ko bagomba kwihana imbere y'Imana, kandi bamara kwihana imbere y'Imana, barangiza kwihana bakizera Yesu. Nuko yarazi yuko nubwo agiye kuva hagati muri bo, abantu batazongera kubwira abantu byo kwihana, kwizera Kristo ko bazabibibagiza mu mitima yabo. Ariko iyi mpamba yarabahaye, arababwira ngo njye nubwo nabanaga nabo, nubwo nabanaga n'aba Banyefeso, mwa bakuru b'amatorero mwe mwese, nababwiye ko bagomba kwitondera umurimo w'Imana, bakihana imbere y'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu magambo Pawulo yabwiye itorero ryo muri Efeso, aba bakuru bo muri Efeso. Yarababwiye ngo akiri muri Efeso, akiri kumwe n'Abefeso, yababwiye ko bagomba kujya bihana imbere y'Imana, ko bagomba mu byo bakora byose, ko bagomba gufata umwanzuro bakihana. Nubwo bakora umurimo w'Imana, nubwo basenga, nubwo babwiriza, nubwo bahanura, nubwo bayobora amatorero, nubwo bayobora amadini atandukanye, Pawulo arababwira ngo bajye babanza bihane imbere y'Imana, bafate icyemezo cyo kwihana. Nibamara kwihana, bizere Kristo ko ari we utanga imbabazi. Ari igihe umuntu aba mu murimo w'Imana, agakora umurimo w'Imana, ariko udashobora kumva na rimwe yihannye, asaba Imana imbabazi z'ibyaha yakoze, ahubwo akagendera mu kigare, ko ari umuhanuzi, ko ari umuvugabutumwa, ko ari bishop, ko ari runaka, ariko adashobora na rimwe
kubwira abayoboye ko bagomba kwihana. Anashobora na rimwe kubwira abanyetorero ko bagomba gufata icyemezo bakihana bakareka ibyaha. Anashobora kubwira abakristo ayoboye ko bagomba kwihana. Ndetse ntabwo ari we wenyine ugomba kubwira abo bantu ko bagomba kwihana, ahubwo n'abavugabutumwa bose badukurikiye n'abakristo bose, mbere y'uko bakora ibindi bintu byose bagomba kwihana. Kandi Pawulo uvuga aya magambo ngo yabanje kuba umugome, akarenganya itorero ry'Imana, kandi aba n'umwicanyi, akaba n'umutukanyi, agatoteza n'itorero ry'Imana. Ariko yaje guhura na Yesu. Ariko nubwo yabanje guhura na Yesu, ntabwo ubuzima yabayemo yigeze yanga kwihana. Bihe byose yemeraga intege nke ze, agasaba imbabazi, abwira Imana ngo Mana, aha narakoseje, ariko mfashe icyemezo. Ntabwo ari byiza kubwira abantu ibintu umuntu adakora. Pawulo nawe mpamvu yarababwiye ko bagomba kujya bihana, nuko nawe Yesu yamugezemo amwigisha ko agomba kwihana n'abasize n'abo ayoboye ndetse n'itorero ry'Imana, yumva ko yarishishikariza kujya bihana. Kandi ntabwo Pawulo avuga aya magambo nawe ubwe yarihanaga. Abadukurikiye cyangwa bankurikiye batazumva ngo tugomba kujya tubwira abo tuyoboye, amatorero, amadini, abaririmbyi, abakristo, ko tugomba kujya tubabwira kwihana kandi bo badashobora kwihana. Erega nawe uri we wese ugomba kujya ufata icyemezo ukihana ibyaha ukora. Waba uri umuyobozi runaka, jya uca bugufi usaba Imana imbabazi. Ntukagendere mu kigare cyo kuri bishop, cyo kuri apotre, cyo kuri aponso. Uri we wese ugomba kujya ufata icyemezo ukihana. Waba uri umuhanzi, ibyo ukora byose Imana ishaka ko abantu bihana. Imana ishaka ko abantu bafata icyemezo bakihana, kandi bamara kwihana bakizera imbabazi za Kristo, bakizera imbabazi za Kristo ko bababariye, kuko niyo ukuraho umuntu ibyaha bye yakoze. Ntabwo ibyaha umuntu akora ashobora kubibabarirwa nuko yize amashuri akomeye, yuko afite umutungo runaka, yuko ari icyo ari cyo cyose. Ugomba gufata icyemezo cyo kubanza kwihana, ugacira bugufi Imana, ukayisaba imbabazi z'ibyaha ukora. Pawulo nawe rero niyo mpamvu yabwiye aba bakuru bo muri Efeso, arababwira ngo nubwo ngiye kuva muri mwebwe mukaba mugiye gusigaranira itorero ryo muri Efeso, nanjye ubwanjye mbana nabo, nta kintu na kimwe cyari gifite umumaro nigeze nikenga kubabwira. Nta kintu na kimwe cyagombaga kubagirira umumaro, nta kintu na kimwe cyagombaga kugirira itorero umumaro ntababwiye. Nababwiye ko bagomba kwihana, bagafata umwanzuro, nubwo bakora ibyo bakorera mu itorero mu murimo w'Imana, bajya babanza bace bugufi basaba Imana imbabazi. Pawulo niyo mpamvu yababwiye ngo ntabwo nigeze nanga kubabwira ko bagomba kwihana, kandi ikindi ntabwo nigeze nanga kubabwira ko bagomba kwizera Kristo. Nuko Pawulo byagenze. Arangije rero amaze kubabwira yuko bagomba kwihana, bamara kwihana bakanizera Kristo, yarababwiye ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi Umwuka Wera yabashiriyeho kuba abarinzi kugira ngo murinde itorero ry'Imana. Arangije ati kandi nimara kuva muri mwebwe amasega aryana azabinjirira, kandi namara kwinjira muri mwebwe ntabwo aya masega azigera babarira umukumbi. Impamvu aya masega azabinjiriramo, impamvu aya masega azinjira muri bo, icya mbere nuko batigeze birinda. Bamenye ngo umukristo, umunyamasengesho, umuririmbyi, umupasiteri, umuyobozi runaka, mbere y'ibintu byose agomba kwirinda icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Pawulo nawe arababwira ngo murinde uyu mukumbi Mwuka Wera yabashiriyeho kugira ngo mube abarinzi, mujye mukumira ibyinjirira itorero, kandi nimumara kwirinda ubwanyu
nta kintu na kimwe kizinjira mu itorero. Arababwira ngo nibataba amaso, aba bakuru bo muri Efeso, arababwira ngo nibataba amaso amasega aryana azabinjiramo, kandi aya masega niyinjira muri bo ntabwo azigera ababarira umukumbi na rimwe. Ni agahinda gakomeye kuba umuntu ayoboye itorero, ni agahinda gakomeye kuba umuntu ari umuvugabutumwa, ari umuririmbyi, ariko atari umurinzi, adashobora kwirinda icyaha, adashobora kwirinda ingeso mbi. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumara kuba abarinzi muzarinde umukumbi w'Imana. Nimutarinde umukumbi w'Imana, Imana yabashyiriyeho kugira ngo mube abarinzi. Kuko abantu benshi nubwo bari mu itorero, nubwo bayoboye amatorero atandukanye, bazi yuko ari uko bafite amafaranga menshi, bazi yuko ari amashuri bize, ari icyo bari cy'imbere y'Imana cyangwa imbere y'abantu. Kandi Imana yo irabizi ko umuntu wese ushumbye itorero ry'Imana, ko agomba kubera itorero ry'Imana amaso, akaba umurinzi. Kuko nataba umurinzi w'itorero ry'Imana, amasega azinjira mu murimo w'Imana, amasega azinjirira itorero, kandi ngo aya masega ntabwo azigera babarira umukumbi w'Imana. Kubera ko babayobora, kubera yuko abayobozi bafite inshingano zose, yaba ari pastor, bishop runaka, uri bo wese, kubera ko atabaye maso ryo kugira ngo abere itorero ry'Imana amaso. Hari igihe umuntu ayobora itorero ry'Imana ariko ntaribere maso, ahubwo icyo akeneye ari uko batura, batanga amafaranga, ibonera indonke, ariko namenye ngo uyu mukumbi Imana yamuhaye, namenye ngo uyu mukumbi Imana yamurindishije, ko Imana izawumubaza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo murinde umukumbi w'Imana, mubere maso umukumbi w'Imana, kuko nibataba amaso bazabibazwa. Umuntu natabera itorero ry'Imana amaso, Imana izarimubaza. Waba uyoboye gurupe z'amasengesho runaka, nutabera amaso izo gurupe z'amasengesho, Imana izazikubaza. Ndetse ntabwo ari abo gusa mu itorero, ntabwo ari bo ndi kuvugana nabo, ahubwo umuntu wese nubwo waba wubatse urugo, nabwo Imana izakubaza, ese urugo wubatse wigeze ubera umufasha wawe, umugore wawe maso? Ese wigeze ubera abana bawe maso? Hari igihe umuntu yubaka urugo ariko ntarubere maso. Hari igihe njya mpura n'abantu mu nzira cyangwa mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, nkareba uburyo umugore yambaye ubusa, nkareba uburyo umugabo yambaye ipantaro munsi y'ikibuno, ariko nkibaza, nk'ubu uyu mugore yavuye mu rugo umugabo we abonye uburyo yambaye? Nk'ubu uyu mugabo avuye mu rugo umugore yabonye uburyo yambaye? Ibyo si byo nari ngendere kuvuga. Ahubwo nari ngendereye kuvuga iki? Nari ngendereye kuvuga ngo nawe wubatse urugo, nawe ufite umufasha, ufite umugore, ufite umugabo, ufite abana, nabo nutababera amaso, nabyo Imana izakubaza ibyo mu rugo rwawe, nabyo Imana izabikubaza, ikubaze ngo kubera iki utabaye maso, utabereye umukumbi w'Imana maso. Kandi abantu bazi ko umukumbi w'Imana ari ukuri pasiteri, bishop, apotere runaka, hari ukuri umushumba runaka, niko abantu bazi. Ntabwo bazi yuko inshingano zose umuntu afite, waba uri umuyobozi wa kampani runaka, waba uri umuyobozi wa bizinesi runaka, icyo ari cyo cyose umuntu ayobora, umuntu ahagarariye, ko natakibera amaso, Imana izabimubaza. Kubera iki? Kubera ko ntabwo wakwemera, nubwo wakunda ubuki gute, ntabwo wakwemera ko inzuki zigutaha mu mazuru. Nubwo umuntu yakunda ubuki gute,
ntabwo yakwemera ko inzuki zimutaha mu mazuru kubera ko abukunda. Niyo mpamvu rero umuntu wese Imana yaremye natabera amaso umukumbi w'Imana, ntabwo ari abanyetore n'abari abapagani n'abariya bo mu rugo rwawe n'abariya bose mugendana musengana mukorana mu kazi runaka muri bizinesi runaka. Nabo Imana ikeneye ko abantu baba maso, ko abantu babera amaso umukumbi w'Imana. Pawulo niyo mpamvu yabwiye iri torero ryo muri Efeso, abwira abakuru b'itorero ryo muri Efeso, harababwira ngo nimwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi Imana yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo murinde itorero ry'Imana, kuko nimutaririnda amasega aryana azinjira mu itorero. Amasega aryana azinjira mu murimo w'Imana, amasega aryana azinjira mu bantu, azinjira mu ngo, kandi ntabwo azigera ababarira umukumbi w'Imana, kubera ko uyu muntu atabaye maso w'urugo rwe, atabaye maso w'abana yabyaye. Hari igihe umwana akora amakosa ukibaza nk'uyu mwana ibi bintu akora afite ababyeyi, ese yabuze umuntu umugira inama, kandi wakurikirana ugasanga uyu mwana afite ababyeyi, ariko bikakuyobera. Nyamara nubwo ababyeyi batakosora abana babo, bababwire inama z'abantu bazima zishobora gutuma abana batajya mu butinganyi, batajya mu busambanyi, batajya mu buhehesi, zishobora gutuma abana batambara imyambaro y'urukozasoni, ukanga kubibwira umwana wawe ngo uzi yuko uri kumuhima cyangwa ari kwihima. Nawe ibyo nabyo Imana izabikubaza, nabyo Imana izabikubaza kutabereye umukumbi w'Imana amaso. Kubera iki yaguhaye abana ntubabere maso? Kubera iki yaguhaye umugabo wawe ukaba utamubera maso mu buzima bwe bwa buri munsi? Kubera iki yaguhaye umugore ukaba utamubera maso? Kubera iki yaguhaye itorero n'abariya abantu bo mu rugo n'itorero Imana yaduhaye? Naryo Imana izaritubaza, ikubaze ngo itorero ryawe ryo mu rugo mbese waribereye maso? Niba utarabibereye maso, Imana mubarane nayo umubare w'ibyo yagusigiye, w'itorero ryo mu rugo yaguhaye. Nabyo Imana izabibaza abantu. Ndetse n'itorero uyobora, waba uri pasiteri, waba uri umushumba, uri we wese, Imana izakubaza umukumbi w'Imana. Niyo mpamvu Pawulo nawe yabwiye iri torero ryo muri Efeso, abwira abayobozi b'itorero ryo muri Efeso, abwira abashumba, arababwira ngo nimwirinde. Ntabwo kuba nakosora umwana cyangwa umufasha cyangwa umutware, njyewe n'ubundi ni inyamaswa mu rugo ntacyo biba bimaze, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde. Urumva nubwo waba uri pasiteri uwo uri we wese, Imana irakubwira ngo banza wirinde. Numara kwirinda wowe, urinde n'umukumbi w'Imana. Umwuka wera yagushyiriyeho kuba umurinzi, kugira ngo urinde umukumbi w'Imana, kugira ngo urinde itorero ry'Imana. Kuko nutabera itorero ry'Imana amaso, amasega aryana azinjira mu itorero, kandi namara kwinjira mu itorero ntabwo azigera babarira umukumbi na rimwe, kubera ko utabaye maso. Iyo uyu muryango, iri torero ryo mu rugo, iri torero uyoboye utaribereye maso, nubwo bahura n'ibikomeye ntibikugereho, ariko nawe uzabibazwa. Nubwo waba uyoboye abakristo benshi bagahura na byinshi, ariko we ntubabere maso, nabyo Imana izabikubaza. Nubwo wayobora itorero gute ryo mu rugo, nubwo wayobora kampani runaka ukemera ikibi cyinjiramo, ukemera ubusambanyi bwinjiramo, ukemera ubutinganyi bwinjiramo, ukemera ibintu bipfuye byinjiramo, nabyo Imana izabikubaza ko yakugize umutwe w'iyo bizinesi runaka, ko yakugize umutwe w'iyo kampani runaka, ko yaguhaye inshingano runaka, ko yaguhaye ubucuruzi runaka, ko yaguhaye akazi runaka. Akazi kose Imana yaguhaye, ese wakabereye maso? Ese baje bakugana witwaye gute imbere yabo? Ibyo byose Imana irabizirikana. Waba wicara muri biro, waba uri muri bizinesi runaka, Imana ikeneye kuba maso, kuko nutaba maso nabyo Imana izabibaza abantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo
nimutaba amaso nimutarinda umukumbi amasega aryana azabinjira. Kandi nakurikiye nabajije abakuze ndabaza ati ubundi amasega bisobanuye iki? Barambwira ngo amasega ni za mbwa zo ku gasozi. Niko bambwiye ngo ni imbwa zo ku gasozi. Ntabwo ndabisoma mu nkoranyamagambo sindabimenya neza, ariko icyo nzi cyo nuko amasega atari ikintu cyiza. Kandi imbwa bisobanuye ubusambanyi. Urumva yarazi yuko ubusambanyi buzinjira mu itorero. Nubwo waba uyoboye itorero runaka, nubwo waba uyoboye umuryango runaka, ariko amasega aryana azinjira mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu uyu muvugabutumwa cyangwa uyu mushumba witwa Pawulo yaravuze ngo nimwirinde ubwanyu, waba uri muririmbyi mbere y'uko uririmba, mbere y'uko uvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, banza wirinde ubwawe. Waba uri umuvugabutumwa nawe banza wirinde ubwawe. Waba uri umuhanzi runaka uri we wese, Imana ikeneye yuko ubanza kwirinda. Ku cyawe gito ukirinda. Waba uri umugabo ukirinda, waba uri umugore, umusore, umukobwa, Imana ikeneye ko abantu bose mbere yuko batanga inama, mbere yuko babwira abantu ngo nibirinde, nibabanze birinde ubwabo. Ese wowe kuririmba, ese wowe kubwiriza, kuhanura, wewe wamaze kwirinda? Hari igihe abantu babwiriza, hari igihe abantu bahanura, nyamara badasa n'ibyo bavuga, nyamara badasa n'ibyo bahanura, nyamara badasa n'ijambo ry'Imana. Akabwiriza ubutumwa bwiza, ariko yarabaswe n'ibyaha, nyamara ashaka iki? Abwiriza ku macano kugira ngo abone views, adakeneye ko ubwami bw'Imana bwaguka. Nyamara agahanura kugira ngo abone abamukurikiye benshi, nyamara akavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu kugira ngo arebe ko hari uwamuhamagara, arebe ko yabona indonke muri ibyo vuga butumwa akora, atari kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Haravuga ati nishake nsambane, nishake ndoge, nishake njye mu bapfumu, nishake mu mutinganyi, nishake ngora ibiki byose, ariko icyo nshaka nuko mfusha ubugingo nkabyibushya umubiri. Nyamara ubwami bw'Imana budakeneye kwaguka, kuko abantu benshi bari kubwiriza ku macano kugira ngo babone indonke, kugira ngo babone views, badashaka ko Yesu yamamara muri bo, badashaka ko Yesu yamamara ku isi. Ariko Yesu aravuga ngo nimwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi w'Imana. Umwuka wera bashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo murinde itorero ry'Imana. Kuko nimutarinda itorero ry'Imana, amasega aryana azabinjirira, azinjira muri mwebwe, kandi namara kwinjira muri mwebwe ntabwo azigera ababarira umukumbi w'Imana, kubera ko mutigeze mubera itorero ry'Imana amaso, kubera ko mutigeze mubera umukumbi w'Imana amaso. Pawulo agira agahinda gakomeye muri bo, kuko igihe cyo kuva muri Efeso cyari cyegereje. Afite agahinda kuko agiye kujya i Yerusalemu, kandi nubwo agiye kujya i Yerusalemu yaravugaga ngo ndumva mboshywe mu mutima, nubwo mboshywe mu mutima ndabizi ningerayo. Umwuka wera ngo aramubwira ngo hari ingoyi zimutegererejeyo, azahura n'umubabaro mwinshi, ariko nubwo azahura n'umubabaro mwinshi agiye i Yerusalemu, yaravuze ngo nubwo nzahura nabo, mwebwe nimubere itorero ry'Imana amaso, mwebwe nimubere umukumbi w'Imana amaso. Umwuka wera nta kindi yabashyiriyeho. Waba uri umuhanuzi nka mama runaka, nka papa runaka, nk'umutumishi runaka, ariko udakeneye kuba umurinzi, ariko udakeneye kuba umurinzi w'ubuzima bwawe, ariko udakeneye kuba umurinzi w'itorero Imana yaguhaye, ahubwo ukumva ko ibyaha byakagombye kwinjira mu itorero. Icyo ukeneye ni uko abantu batura, icyo ukeneye ni uko abantu bazana amafaranga,
icyo ukeneye ni uko abantu bazana imyambaro, bazana ibyo kurya. Ntabwo ukeneye ko abantu bakizwa, ntabwo ukeneye ko abantu bava mu byaha, ntabwo ukeneye ko itorero ry'Imana ryunguka, ahubwo urifuza ko wowe upfusha ubugingo, ariko ibyo kurya ukabibona, ukabyibusha umubiri, ukemeza abantu kuri umuhanuzi, ukemeza abantu kuri umuvugabutumwa, ukemeza abantu kuri bishop runaka, ukemeza abantu kuri pasiteri runaka, ariko Imana ifite agahinda gakomeye nutaba umurinzi w'ubuzima bwawe, nutaba umurinzi w'itorero Imana yashizeho kugira ngo uribere umurinzi. Amasega aryana nawe ubwawe azakwinjirira, uzasanga warabaye umusambanyi, usambana nk'imbwa kubera ko utabaye maso. Ni Pawulo wavuze ngo amasega aryana azabinjiriramo, amasega aryana azinjira muri bo kandi ntababarire umukumbi kubera ko utabaye maso. Nawe rero ukurikiye iri jambo ry'Imana ukeneye kuba umurinzi. Rinda abawe, kandi mbere y'uko ubarinda banza wirinde ubwawe. Ese wowe wahuye na Yesu? Ese wowe urakijijwe? Ese wowe Yesu uvuga uramuzi? Aba muri wowe arakuyobora. Abantu benshi barabeshya ngo bahuye na Yesu, ariko ari abasambanyi, ari abasinzi, ari abajura, ari abanyamagambo, ari abanyamuko. Ntabwo Yesu aragera muri bo. Yesu ibyo ntabwo ajya abikora. Ntabwo Yesu abangikanwa n'icyaha, ntabwo Yesu abangikanwa n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Iyo wamwizeye muri wowe arakuyobora. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abakuru bo mu iri torero ryo muri Efeso, niyo mpamvu Pawulo yabwiye abashumba bo muri Efeso, arababwira ngo nkiri kumwe namwe icyo nakoraga cyose ni uko nabwiraga abantu ko bagomba kwihana imbere y'Imana, kandi bamara kwihana bakizera Yesu, bakamwizera. Ni gute uvuga ko wizera Yesu ariko uri umusinzi? Ni gute uvuga ko wizera Yesu ariko uri umusambanyi, uri umuhesi? Ni gute uvuga ko Yesu wamumenye ariko udasa n'ibyo uvuga? Ni gute uvuga ko wamenye Yesu ariko udasa nawe? Abantu benshi birirwa bavuga ubutumwa bwiza mu mihanda, mu nsengero zitandukanye, mu masosho media. Abantu birirwa bavuga ubutumwa bwiza hirya no hino, babeshya ngo barakijijwe ariko Yesu batamuzi. Ntabwo Yesu bamuzi. Baracyasa n'imirimo yo kwa Satani, baracyasa n'imirimo mibi, baracyabaswe n'iby'isi. Ariko ijambo ry'Imana bariteye umugongo. Ntabwo bakeneye gufata icyemezo ngo bakizwe, ntabwo bakeneye gufata icyemezo ngo bareke icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu Yesu ahora yicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari igihe azayivaho kuko abantu banze kwakira imbabazi, kandi ahora ateze amaboko abwira abantu ngo ntibakizwe, abwira abantu ngo ntibeswe, bave mu byaha, bave mu ngeso mbi. Ariko abantu banze ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamuteye umugongo, ahubwo bakeneye ko ari ba bantu babwirwa ngo amaviza. Amasega aryana azabinjirira, kandi aya masega azaza mu itorero ry'Imana babwire ngo Imana ibahaye amaviza, kandi bakora ibidakwiriye. Babwire ngo Imana yaguye bizinesi zanyu, kandi abizi ko ari umujura, kandi abizi ko akora ibidakwiriye. Azabeshye ngo Imana irakwaguye, Imana iguhaye akazi, Imana ikoze ibi n'ibi, nyamara ibyo ari kuvuga byose ni ukubeshyera Imana ngo iravuze, kandi we nawe nisega ubwe ikindi, kandi ari kubwira amasega. Ni umuhehesi, ni umusambanyi nawe ubwe, niwe ari kubwira, nawe ni umusambanyi n'umuhehesi. Yavuze ko imbwa igereranywa n'ubusambanyi, kandi sega ni imbwa yo ku gasozi. Urumva uwo muntu aba yararenze, uwo muntu aba arenze cyane, ari umusambanyi ukomeye. Asambana n'ibyo abonye byose, yasambana n'abagore, yasambana n'abagabo, yasambana n'umugabo mugenzi we, yasambana n'umugore mugenzi we, yasambana n'itungo. Mbega urumva nisega. Nibyo Yesu, nibyo Pawulo yavuze ngo amasega aryana azabinjiriramo kandi ntababarire umukumbi. Amasega aryana ajya yinjira
kandi iyo ageze ahantu agasanga nta mbaraga z'umwuka wera zihari, niyo mpamvu usanga umuntu akora ibidakwiriye. Iyo mpamvu iyo amasega yinjiye abantu batangira gupirata ubutumwa bwiza. Iyo amasega yinjiye bapirata ubutumwa bwiza, bakabeshyera Imana ngo iravuze itavuze. Rimwe na rimwe bakanga kubwiza abantu ukuri, ati nimubwira ngo yihane, uko nabonye ubusambanyi bwaramubase, uko nabonye yarabaswe n'ibyaha. Nimubwira kwihana ntabwo ari abakimaye bya 5 yangeneye, ntabwo ari abakimaye 2,000, ntabwo ari abakinyishyuriye inzu, ntabwo ari abakimaye ibyo kurya, ntabwo ari abakishyura abana banjye amashuri. Amasega aryana iyo yinjiye mu itorero, iyo yinjiye mu rugo rwawe, iyo yinjiye mu murimo w'Imana, abo asanze bose nabo bamera nkawe ubiri kubabwira, ariko ibyo babwira ntaho byegamiye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridakomera mu mitima y'abantu. Impamvu iri jambo ridakomera mu mitima y'abantu nuko aba bantu barivabo n'amasega aryana, kandi nabo baribwira n'amasega. Rero Pawulo yavuze ngo nimutabera amaso umukumbi w'Imana, nimutabera amaso itorero ry'Imana, amasega aryana asinjira muri mwebwe, kandi ayo masega ntabwo asigera babarira umukumbi, kubera ko abantu batabaye maso, kubera ko abantu batabereye itorero ry'Imana maso, kubera ko abantu batigeze babwiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Pawulo rero afite agahinda kenshi, Pawulo afite umubabaro mwinshi, aravuga ngo nubwo mvuye muri mwebwe, amasega aryana agiye kwinjira muri mwebwe. Kandi hari n'igihe Pawulo twamugereranya n'umwuka wera. Hari n'igihe Pawulo nawe yashushanywa n'umwuka wera. Ku mwuka wera yavuye mu itorero, ibyaha binjira. Ku mwuka wera yavuye mu murimo w'Imana, iyo umwuka wera atakiri muri wowe, ibyaha birinjira. Iyo nta mwuka wera uri mu rugo rwawe, ibyaha birinjira. Rimwe na rimwe abagabo n'abagore bakarara barwana ijoro ryose n'abana. Hari ingo nyinshi ndara numva barara barwana, hari ingo nyinshi ndara numva barara batongana, hari ingo nyinshi numva barwana bakirwa barwana, kandi bakabeshya ko ari abakozi b'Imana, ko ari abanyamasengesho, ko bakijijwe. Ariko aya matorero nayo yaragowe. Bababaza ati musengera he, akakubwira ndasengera agenda kakakwica. Kibaza amatorero abantu babamo atababwira yuko umugabo n'umugore bagomba kubana neza. Amatorero abantu babamo atabwira abantu ko bagomba kwihana ibyaha. Amatorero abantu babamo bafata icyemezo cyo kwezwa ngo gukizwa, bareka ibyaha amamariye iki. Niyo mpamvu umwuka wiri y'abantu bamutaye ntacyo biba bimaze, ibizira byose birinjira. Uko Pawulo abwira ababo muri Efeso, yarabwiye ngo nimara kuva muri mwebwe, amasega aryana azabinjira. Urumva Pawulo rero twamugereranya n'umwuka wera. Iyo yavuye mu itorero, iyo yavuye muri wowe, iyo yavuye mu murimo w'Imana, amasega aryana arinjira. Igisari kibi cyose, ingurube zirinjira, imbwa zikinjira, imbeba zikinjira, amapusa akinjira, ibintu byose birinjira, ibisiga bikinjira. Ikibi cyose kirinjira ku mwuka wera yavuye mu itorero, yavuye ku muntu, yavuye mu muntu, yavuye ndetse no mu murimo w'Imana no mu ngo twubatse. Reka ndekeraho kuvuga menshi siko kuyamara. Icyo nashakaga kuvuga nk'uko Imana yari impaye kuvuga aya magambo, yari impaye kubwira abantu badukurikiye, bankurikiye bose, ko bagomba kubera amaso umurimo w'Imana, bagomba kubera amaso itorero ry'Imana, bagomba kubera amaso imiryango yabo, ugomba kubera amaso umugore washaka, ugomba kubera amaso umugabo mwashakanye, ugomba kubera amaso abana wabyaye, ugomba kubera amaso itorero Imana yagushinze, yaba ari idini yaguhaye, ugomba kuribera amaso. Ariko wowe urinde uribera amaso. Mbere y'uko uribera amaso, nawe banza wibere maso ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze aya magambo avuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi w'Imana, mwuka wera abashyira kuba abarinzi kugira ngo murinde itorero ry'Imana. Pawulo avuga ngo nimara kuva muri mwebwe, amasega aryana azabinjirira, kandi yinjire muri mwebwe. Kandi namara kwinjira, ntabwo asaba barira umukumbi. Umukumbi uzagira ibibazo, tori izagira ibibazo, umwuka wera natabonekamo,
nawe ubwiriza uhanura uri we wese, Mwuka Wera natakara muri wowe nakuvaho, kandi ibyo ubwiriza byose ntabwo bizaba bifite uzabibwiriza kugira ngo wibonere amaviyuzi, uzabibwiriza kugira wibonere indonke, ariko ntacyo bimaze uzarimbuka uko wanze kureka ibyaha, kuko wanze kureka ubugome ngo ukizwe. Ariko Yesu akeneye ko abantu bakizwa bose bakava mu byaha, akeneye ko abantu bambara imbaraga z'Umwuka Wera bagasenga mu mwuka no mu kuri, bagasengesha umwuka iteka ryose. Yesu afite agahinda gakomeye kubera ko abantu batabereye itorero mu kumira Imana amaso. Amasega aryana yarinjiye, ariko mube maso mwambara imbaraga mwirukana amasega. Murakoze cyane. Reka ndekera aha ngaha. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Murakoze. Wari utubwiye ngo benshi cyane bagiye kubazwa ibyo Imana yabahaye. Imiryango, abapasiteri bahawe bagiye kuzayibazwa. None igihugu ninde uzakibazwa? Kubera ko nabo bakirimo bazakibazwa. Nibo bazakibazwa. Nabo bazakibazwa kubera ko batakibereye maso bagisengere byakumira. Ubwo nukwanga abapasiteri abazabazwa ibyo ngibyo Imana yavuze, ubwo nukwanga n'abimana yahaye umurimo cyangwa ibyo. Araho nasobanuye hagati. Ndavuga ngo mutagira ngo ni abakristo gusa bari kubwirwa. Nubwo waba uri umupagani nawe uri kubwirwa, kugomba kujya uba maso. Urumva iminota kuko ibibaze ni kimwe nuko nakavuga ngo nawe umupagani ukeneye gukizwa, ukeneye kwezwa, kandi wamara gukizwa no kwezwa ukaba maso ku giti cyawe, ukabera nabo mu rugo rwawe maso, ukabera n'itoro ry'Imana maso, kuko ibintu byose umuntu azabibazwa. Navuze n'abandi bakora mu makampani atandukanye muri business zitandukanye, kuko niba ukora muri business zitandukanye ntube maso, ntube maso nabyo Imana izabikubaza. Kubera iki ari kampani yagwaye, hari business runaka yagwaye, ariko ntiwayibereye maso, wemeye kubutinganya bwinjiramo, wemera kubusambanyi bwinjiramo, wemera ko ibyaha byinjiramo, nawe ubwawe uri umusinzi, nawe ubwawe uri umusambanyi ukora ibidakwiriye, nawe ubwawe uri umugome, nawe ubwawe uri umunyamagambo ukora ibidakwiriye, nabyo Imana izabikubaza. None se nk'abayobozi b'igihugu tuvuge ko wenda bemeye ikintu mu gihugu kikinjiramo ibintu bitandukanye, ubwo nukuvuga ngo wenda iyo bafashe nk'umwanzuro wo kuvuga, wenda tuvuge nk'urugero bafunze insengero, benshi cyane bakavuga ngo igihugu ngo cyakoze ibintu bibi, ngo ntago ari byo gufunga insengero. None bo ntabyo bazabazwa kubera ko bafunze insengero ze? Wenda tuve bafunze insengero. Jya uvuga kubera ko bafunze ibyondo n'amatafari. Bafunze ibyondo n'amatafari, ariko ni insengero niko wenda batuzita. None se niba ari bwo tuzita, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ntabwo urusengero bavugaga si ibi byondo, si amatafari, ntabwo ari ruriba, ni iyi mibiri yacu. Kuko urusengero rw'ukuri ni umubiri wawe, ni umubiri wanjye, ni umutima wawe, ni imitima yacu. Nirwo rusengero Yesu yavugaga. Naho biriya byo ni ibyondo, nubwo babifunga biriya byondo n'ari amatafari, n'ubundi wowe kuko urusengero rumuri we ruzakomeza gukora. Bafunze ibyondo. Reka noneho buriya tuvuge bo bafunze ibyondo, abantu batangira kuvuga ngo leta ni ingome, ngo leta imeze gutya. Bo bazabazwa, si hari ibyo bo bazabazwa kubera nyine abo babivuga babakurikirane. Abavuga ko leta ari abagome, kandi leta ibyo yagombaga gukora kwari ukugabanya akavuyo. Kwari ukugabanya akavuyo kabavuga ngo Imana iravuze itavuze, abantu insengero. Yewe hari naho wajyaga mu rugo ugasanga harimo urusengero, hari naho umuntu yakodeshaga akabari, agasenga, akavuga ngo akabari karaza gutangira saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3, saa 12. Noneho saa 3 bakaza bakirirwa mu masengesho basenga, nimugoroba nyirakabari agafungura bagakodesha, kandi ugasanga ngo ni pasiteri runaka. Hari n'abandi bakodeshaga inzu z'abantu barangiza bagakuramo ibyumba bagata bahinduramo urusengero. Ndahazi ngewe bagiye babikuramo ibyo. Urumva rero ko umukwa w'Imana, urumva ko n'abayobozi b'igihugu bazagira icyo babazwa kubera ko hari ibyo batakoze kugira ngo abantu b'Imana, kandi barabikoze, barakumiriye izo nsengero z'akajagari. Barabikoze. Urumva ko umuntu wese ufite icyo Imana yamuhaye azakibazwa.
uzabazwa kutasengeyo. ahubwo abayobozi bashimire cyane niba hari abo bana nabo ko bagabanyije insengero, bagabanyije akavuyo no mu ngo hari harimo insengero no mu tubari naye hose ngiye najyaga hirya no hino kumva ngo hano hari pasiteri runaka, hano hari bishop. Uzi ko nta hantu namwe hatari hasigaye hari urusengero no mu kabari no mu maroji ahubwo ababishop bari barabaye nk'ibishop bo ni benshi cyane, bari babaye nk'impegera ahantu ukabona ni byinshi, nabo bari barabaye benshi. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana ni guha umugisha, utwigishije ijambo ryiza. Buri muntu wese azabazwa ibyo Imana yamuhaye, niba nawe hari icyo Imana yaguhaye kibere maso kugira ngo yego noneho Imana ikirinde. Urakoze cyane, reka tuguhe umwanya noneho udusengera Imana, ariko mbere na mbere uraduha nimero zawe kugira ngo abagukeneye bazakubone. nimero yanjye se nta kibazo, ntujye uyishyira kuri ekara se? Oya nta kibazo ziduhe. Ni 078 45 44 51 078 Yego, urakoze cyane, dusengera Imana. Urakoze Mana, turagushimiye ku bw'aya magambo meza wari washyize mu mutima wanjye kugira ngo nyabwire imbaga nyamwinshi y'abantu badukurikiye. Urekeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu bose, kandi ikomeze kugira umusaruro. Icyo twifuza nuko abakizwa biyongera kandi abarimbuka bakagabanuka. Urakoze rero, twizeye ko uri kumwe natwe kandi twizeye ko rizagira umusaruro. Mwuka w'Imana akomeza tubere umuyobozi, umutabazi, umurengezi mwiza w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icyubahiro kibi cyawe ibihe byose, iminsi yose. Ukomeze ugaragaza imbaraga zawe mu itorero. Turarisengeye kugira ngo Imana ikomeze usukemo ububyutse, abakizwa biyongere, itorero ryongere risubirane agaciro karyo. Mwuka w'Imana muyobozi, ngwinuganze bihe byose, ngwinuganze. Turagukeneye ko bukene uko bwishe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha kandi Imana nikongere amavuta n'imbaraga. Amen. N'abadukurikira turabashimira kandi mugire umugisha w'Imana kuri uyu munsi, mugire guhaha mukaronka. Turabakunda cyane, mukande subscribe ku Muremyi TV kugira ngo tujye tubana. Murakoze cyane, umugoroba umunsi mwiza. Ciao ciao. Amen.